ibi ngibi byakozwe n'urutoki rw'Imana. kubera iki? Abantu Imana yahaye gukora umurimo w'Imana ntabwo bagenze uko Imana yashakaga. Abantu bavuye mu muhamagaro, bamaze kuva mu muhamagaro bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, baragenda barasayisha, bivanga n'andi moko. Niyo mpamvu ubona bameze imvi z'urutarutara. Uyu munsi ntabwo nzanye ubundi butumwa, ariko noneho nabwo ntabwo ari ubwihumure bwa 2025. ntabwo nje kubabwira ngo ni muhumure ibigenze neza. N'ubundi nje kubabwira ngo Imana iracyarimo kugosora mu uyu mwaka 2025, ahubwo nizasigaye nazo abaziyoboye nabo nibacunge neza basenge, nazo zizafungwa. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ukomeye kurusha uko abantu babitekera. Niba wasengaga ongera ibihe byo gusenga, kuko Imana yarambwiye ngo iri mu gihe irimo iragenda isukura umurimo wayo, ndetse Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo iki ni igihe cyo kugira ngo igarure icyubahiro cyayo abantu bayambuye. Cyane abanyarwanda nimusenga musenga ariko mureke uburyarya. Abanyarwanda ni indyarya. Icyo nicyo cyatumye Imana ihaguruka icisha umweyo mu nsengero. Rumva iyo Imana irimo irakubura abantu bose bagenderamo. Rero 2025 ubuhanuzi Imana yampaye ni ubuhanuzi bw'uko n'ubundi nimwongera ibihe byo gusenga kandi mwongera ibihe byo kwegera Imana. Niba wasengaga rimwe ongera usenge kabiri, kandi niwinjiramo mu mezi yawe ya mbere uzatungurwa no kubona impfu nyinshi zigiye zitunguranye kandi zikomeye. Ubugome bw'abantu buri mu mitima buzarushaho kugaragara cyane. Umwanya wo kuba imbere y'Imana ntibakibasha kubona umwanya wo gushakashaka Imana ngo bari bize. 2025 umwanya muzawubona. Ikindi muzabona ubugome bwa benshi. Ikindi nanone hari abantu basigaye batwikiriye bari mu murimo w'Imana mutari mwabona ubwambure bwabo. Hari abantu mutari mwabona ubwambure bwabo, ariko uriya mwaka muzabona abantu bambaye ubusa ubwambure bwabo, mubone baratwikuruye, mubone neza neza ubwambure bwabo byari bibahishe, byari bibatwikiriye. Abantu bihakana izina ry'Imana. Igihe kigiye kugera abantu bihakana izina ry'Imana kubera ubuzima bubi. Mu ngune enye zose z'isi agiye gutera ibyorezo n'intambara z'Imana. Imana nikugirira imbabazi uriya mwaka uzawubamo. Ni umwaka ukomeye, ni umwaka ushaririye, ni umwaka uzavana bamwe ku kazi, ni umwaka uzafungisha abantu benshi. Abo mwari muzi ukareba ukavuga ati se n'uyu nguyu byamubaho, ariko ni umwaka uzaza ugashungura. Urakomeye kurusha uko mwebwe mugize gute mu bitekereza. Hazaduka ikindi cyorezo. Icyo Imana ibashakaho nta kindi ni uko mugaruka mu nzira, kuko mwayobye inzira. Abantu mwataye umuhamagaro. Abahanuzi murahanura ariko mwataye umuhamagaro. Bashumba mwataye umuhamagaro. Abantu barashaka kwigira Imana mu kanwa k'abandi. Ibyo ngibyo ntabwo bizakunda. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje kandi iriyiziye ije gutunganya. Rero 2025 ni umwaka mukwiriye gusenga, kandi mugasenga mutisengesheje. Nongere mbisubiremo ngo mwabuze umwanya. Ni ukuri kwera Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiye kubashakira umwanya. Umuhamagaro ngo babuze umwanya, namwe Imana igiye kubashakira umwanya. Abashumba ngo ntabwo bakiyiriza inda zageze iriya, ntukibasha gutandukanya meya n'umushumba. Ntibakibasha kwiyiriza, ntabasha kwiyiriza. Arabwiriza ahumekera mu kwaha, aravuga umuntu kumva yumye kera. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabasuhuje kandi mbashimira kuba mwarahisemo iyi channel. Kuri kamera nkuko mubibona turi kumwe na Pastor Emma. Nishimiye kongera kubana nawe Pastor. Urakoze cyane, nanjye nishimiye kongera kubana namwe ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane. Pastor, amakuru y'imizi? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Imana irandinze, turakomeye. Umurimo urimo gukorwa neza aho uherereye? Umurimo urimo urakorwa neza, ndashima Imana.
imana irimo iradufasha, irimo iratugirira neza. Turi mu biterane, turi mu giterane kiri gusoza umwaka cyitwa kwambuka dushima Imana. Turimo turashima Imana, Imana irimo irakora ibikomeye, kandi ndimo ndabona abantu Imana ibagirira neza. Prophet, umaze iminsi warabuze, umaze iminsi he? Uherereye he rwose ubu ngubu ko abantu bakubuze? Narabuze, maze iminsi ntari mu Rwanda, maze iminsi ndimo nkorera umurimo w'Imana mu gihugu cya Uganda, hano mu mujyi Kampala niho ndimo ndakorera umurimo w'Imana. Rero umurimo w'Imana urimo uragenda, kandi Imana irimo irakora umurimo wayo, kuko ubutumwa Imana yaduhaye ni ubutumwa buzenguruka isi. Ijambo ry'Imana ryo Yesu Kristo yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, gende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Rero uko Imana yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ikibikora. Rero ndi hano mu gihugu cya Uganda, hano mu mujyi wa Kampala, niho ndimo ndakorera umurimo w'Imana, kandi mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Kandi no mu Rwanda naho ndahari, njyanza nkaza nkakorayo umurimo w'Imana, ariko umurimo w'Imana ndakomeje. Numva Imana yarampamagariye kuvuga ubutumwa ku isi hose, nta mupaka uri imbere yanjye. Waya nibyo rega ijambo ry'Imana n'undi bavuga ngo mugende ku mpera z'isi. Mugende ku mpera z'isi. Ntaho rero umuntu ahejwe kuvuga ubutumwa hose, turahemerewe. Turahemerewe hose tukavuga ubutumwa. N'ejo bundi hari ahandi nzerekeza, nuko nyine ubutumwa bukomeze buvugwe, izina ry'Imana yacu rikomeze ryamamare. Prophet, reka twinjiye mu kiganiro udusengera Imana. Reka dusenga Imana. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Mwami, waraturinze uyu mwaka wose wa 2024, n'uyu munsi uracyaturinze, uracyahagararanye natwe. Iminsi mike yisigaye kugira ngo twinjire muri 2025, nzi neza ko ukomeje kubana natwe kandi uzatugirira neza. Ngaho nkundira ijambo ryawe rigira ububasha, icyo wantumye kubwira ubwoko bwawe nkibabwire, kandi kigere ku buzima bwabo, bigira aho bibavana, bigira aho bibashyira. Urakoze, ni mu izina ryo ryera Yesu Kristo, amen. Amen. Prophet, warimo kutubwira turi mu giterane kivuga ngo ni ukwambuka dushima Imana. Twambuka dushima. Kuki abantu bakwiye kwambuka bashima? Kubera iki? Impamvu abantu bakwiriye kwambuka bashima, hari ibintu Imana yakoze ku buzima bw'abantu bitari bikeya. Icyambere, uyu munsi kuba ugejeje uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima, ubwabyo ni ishimwe, kuko uyu munsi kuba ukibasha kwigenza n'amaguru yawe, ukaba uyu munsi ukibasha kuba ugihumeka umwuka w'abazima. Rero ibuka ko ibyo ngibyo wakorewe aho ngaho, warindiwe. Hari abandi bahaguye, hari abandi bahapfiriye, hari abandi uyu munsi wa none iyi saha turimo tuvugana, abo ntibapfuye, ariko uyu munsi bari kwa muganga, bakoze agisida, bamwe bacika amaguru, ubu bamanitse amaguru muri CHK cyangwa se n'ahandi hantu mu bindi bitaro bitandukanye. Rero ukwiriye gushima Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri, dukwiriye gushima Imana basi ko tugejeje iyi saha tukibasha kuvuga izina ry'Imana, nabwo ubwabyo ni ishimwe. Uyu mwaka hari bene wacu twabanaga mu murimo w'Imana, twabanaga muri korari, twabanaga mu gishumba, twabanaga mu gipasiteri, uyu munsi batakibirimo, babivuyemo kubera impamvu zigiye zitandukanye. Uyu mwaka wabayemo ibintu byinshi binaniza itorero, ndetse bisuzuma abantu, kuko uyu mwaka wabayemo isuzuma rikomeye cyane. Uyu mwaka niwo wabayemo ibyo gufunga, niwo wabayemo hafungwa insengero nyinshi, kandi ntizabasha kongera gufunguka. Benshi bazisengeragamo abatari bakomeye, abo ngabo baraguye.
abatari bakomeye abo ngabo babivuyemo uyu munsi ntibagisenga. Ariko wowe uyu munsi ugihagaze ukaba ukibasha kuvuga izina ry'Imana, ni ukuri Imana igufiteho umugambi. Ni ukuri buriya rega umuntu w'Imana ntabwo agushwa nuko bafunze urusengero urunguru rw'inzu, iyi nganda isenywa, iyi ngiyi urunguru rw'ibikuta, ntabwo uwo nguwo ajya agushwa nabyo. Umuntu w'Imana, umuntu urimo Imana, amenya ko urusengero rwacu ruri muri twebwe, turarugendana, turaruhorana. Urusengero rw'Imana ruba muri twebwe. Imibiri yacu ubwayo ni insengero z'Imana. Rero ibyo ngibyo dukwiriye kubishimira Imana, ibyo ngibyo dukwiriye gutuma izina ry'Imana yacu rishyirwa hejuru, tukabishimira Imana. Ikindi cyongeyeho, tugashima Imana kubw'imiryango yacu, tugashima Imana kubw'itorero ry'Imana, tugashima Imana kubwa byinshi yakoze, kuko iyo udashimye ntabwo binezeza Imana. Imana inezezwa n'amashimwe yacu dushima. Pastor, intego wari ufite uyu mwaka ubona zaragezweho? Intego nari mfite uyu mwaka, navuga ngo ntabwo zagezweho 100%, kuko urumva uyu mwaka twawutangiye turi mu gihugu cy'u Rwanda, niho twakoreraga umurimo w'Imana. Twari dufitemo imishinga minini irimo gukora ibikorwa binini, kubaka urusengero, kubaka, ni byinshi twari dufite. Mu gihe twatekerezaga tuti noneho igihe kirageze turebe niba twatekereza kubaka urusengero, ahubwo baravuga ngo naho mukorera nihahagarare. Sibyo? Iyo ngiyi iba ari imbogamizi, uravuga uti ibyo nateganyaga kugeraho ntabwo byagezweho. Ko twagiye duhura n'imbogamizi, habamo guhagarika itorero, bigenda bigorana, bigenda bidakunda. Ariko icyo navuga ni uko Imana ku ruhande rumwe yabanye natwe kuba tugihumeka umwuka w'abazima, kuba itorero uyu munsi rigihari, kuba itorero uyu munsi Imana ikibanye n'itorero ryayo, tukibasha kuvuga gukomera kw'Imana. Ni ikintu gikomeye cyane Imana yakoze ku buzima bwacu. Rero hari intego twari dufite zitagezweho, ariko nanone tugashimira Imana ko iduhaye uyu mwuka duhumeka. Kuba tugihumeka umwuka w'abazima, icyo ngicyo ni ikintu gikomeye cyane twagakwiriye gushimira Imana. Kuba Imana ikiturinze, kuba Imana igihagararanye natwe, ni ikintu twagakwiriye gushimira Imana, tukavuga tuti Uwiteka ushimwe ko wabanye natwe. Rero urumva ntabwo intego zose uko twazishakaga ko zigenda siko byagenze, cyane cyane mu murimo w'Imana. Urumva dusoje itorero ryo mu Rwanda uyu munsi rihagaze, ariko turimo turashaka ubundi buryo rigomba gukomeza kandi rigakomera. Byanze bikunze nzi neza ko Imana izadufasha kandi bikagenda. Pastor, reka wenda twinjiye mu kiganiro cyacu. N'ubundi turimo turasoza umwaka, turimo tuganira inyuma ya kamera. Rambwira uti hari ubutumwa mfite busoza umwaka. Ubutumwa udufitiye n'ubutumwa bumeze bute? Ubutumwa mbafitiye, n'ubundi ndibuka yuko nubwo habayeho iki kintu cyo insengero zigafungwa ndetse hakaba ibintu byinshi, uyu mwaka wagize ibintu byinshi. Hariho n'abakundaga gutebya bavuga ngo ntuzarangira, ariko uko byasa kose umwaka uba ugomba kurangira. Uko byagenda uko ariko kose umwaka ugomba kurangira, nubwo habayemo ibintu byinshi. Ndabyibuka dusoza turi muri 2023, nanone mu mpera zawo ndibuka ko twakoze ikiganiro nacyo cy'ubuhanuzi. Imana yari yantumye kubwira ubwoko bw'Imana. Icyo gihe Imana yari yambwiye ibintu bikomeye, kandi nabyo nagiye mbibona, bimwe uko bigenda bikurikirana byose nagiye mbibona, ndetse byagiye bisohora, kuko nibazaga ngo bizagenda bite. Icyo gihe Imana ivugaga ibintu bikomeye, ivuga cyane cyane bizaba ku bakozi b'Imana, cyane cyane bizaba ku murimo w'Imana.
kandi ndagira ngo mvuge iki kintu abantu bacyumve neza. Kuba insengero zarafunzwe, kuba insengero zitarimo gukora, ntabwo ntihagire umuntu n'umwe barenganya. Nturenganye leta cyangwa nturenganye undi muntu uwo ari we wese. Ibi ngibi byakozwe n'urutoki rw'Imana. Ibi ngibi byakozwe n'urutoki rw'Imana. Kubera iki? Abantu Imana yahaye gukora umurimo w'Imana ntabwo bagenze uko Imana yashakaga. Abantu bavuye mu muhamagaro, bamaze kuva mu muhamagaro, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, baragenda barasayisha, bivanga n'andi moko. Niyo mpamvu ubona bameze imvi z'urutarutara. Rero naho ngaho Imana gufunga insengero byari byarayigeze aha ngaha, ndetse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru urebye yari yaratinze kuzifunga. Noneho uyu munsi rero ntabwo nzanye ubundi butumwa, ariko noneho nabwo ntabwo ari ubwihumure bwa 2025. Ntabwo nje kubabwira ngo ni muhumure bigenze neza. N'ubundi nje kubabwira ngo Imana iracyarimo kugosora. Mu uyu mwaka 2025, ahubwo nizasigaye nazo abaziyoboye nabo nibacunge neza, basenge. Nazo zizafungwa, Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka ukomeye kurusha uko abantu babitekereza. Niba wasengaga, ongera ibihe byo gusenga, kuko Imana yarambwiye ngo iri mu gihe irimo iragenda isukura umurimo wayo. Ndetse Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo iki ni igihe cyo kugira ngo igarure icyubahiro cyayo abantu bayambuye. Imana irambwira ngo abantu bambuye Imana icyubahiro cyayo, kandi icyo ngicyo ntabwo Imana izacyemera. Imana yarambwiye ngo ninze mbwira abantu ngo icyubahiro cyayo ntabwo izigera igiha undi muntu uwo ari we wese. Rero byahereye ku bitwa abakozi b'Imana, bazamura ibiciro, bafata icyubahiro cy'Imana bagihindura icyabo. Abantu bananirwa kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubwira abantu kwihana ibyaha. Abantu babwira abantu ibitangaza kubera yuko babonaga ari by'abantu banyotewe, kugira ngo bigwirizeho abantu benshi, kugira ngo bireherezeho umukumbi munini. Ibyo ngibyo nibyo bitumye Imana ibatera umugongo, irabareka. Rero kubwo gufata icyubahiro cy'Imana abantu bakagihindura icyabo, nicyo gitumye Imana ibaretse, kandi nicyo gitumye Imana ije guhora inzigo. Ikindi, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo abantu barasenga ariko ni indyarya. Cyane cyane Abanyarwanda, musenga ariko mureke uburyarya. Abanyarwanda ni indyarya, barasenga ariko basengana uburyarya. Kandi Imana yo irabashaka ko bera bagasenga bakagira agakiza k'umwimerere, kuko niba hari abantu Imana ikunda Abanyarwanda, kandi Imana ikunda u Rwanda cyane. Ntabwo rero Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru izihanganira ko abantu bagumya gutoba umurimo w'Imana, kandi ko abantu bagumya gukora ibyo bishakiye, abantu bagasobya izina ry'Imana bitwaje yuko bakorera Imana. Icyo nicyo cyatumye Imana ihaguruka icisha umweyo mu nsengero. Urumva, iyo Imana irimo irakubura, abantu bose bagenderamo, abantu bose bagenderamo. Rero 2025 ubuhanuzi Imana yampaye ni ubuhanuzi bw'uko n'ubundi nimwongera ibihe byo gusenga, kandi mwongera ibihe byo kwegera Imana. Niba
wasengaga rimwe ongera usenge kabiri, kandi niba wasengaga kabiri ongera usenge gatatu, kuko 2025 ni umwaka uzakomera. Ikintu cya mbere kizakomeza uyu mwaka tukiwinjiramo mu mezi yawo ya mbere, uzatungurwa no kubona impfu nyinshi zigiye zitunguranye kandi zikomeye. Iyo tuvuze impfu hari igihe bakubwira ngo n'ubundi abantu bapfaga, ariko nujya kureba neza urajya kureba usange mu mitima y'abantu ubugome bwaragwiriye. Rero 2025 ni umwaka abantu bazarushaho kuba babi, ubugome bukagwira mu mitima yabo, noneho bakarushaho kwicana no guhemukirana cyane. Ugasanga umuza yaroze uyu nguyu, yahemukiye uyu nguyu, kubera yuko abantu imitima yabaye akahebwe. Muri makeya ubugome bw'abantu buri mu mitima buzarushaho kugaragara cyane. Rero tuzabona impfu zikomeye, tuzabona abantu bapfa impfu zitunguranye, ndetse tuzabona impanuka nyinshi, bantu bagenda bapfa mu buryo bw'amayobera, kuko ni umwaka Satani azaba arimo acunguza uburyo umwete. Ni umwaka Satani azaba arimo acunguza uburyo umwete, kuko ni igihe abantu bagiye gushaka Imana kandi bayishake batakibasha kuyibona. Ndetse ni n'umwaka nujya kureba neza abantu bazabasha gusenga Imana. Uyu munsi abantu barakubwira ngo umwanya wabaye mutoya, bari busy, ntibakibasha kubona umwanya wo gusenga, ntibakibasha kubona umwanya wo kuba imbere y'Imana, ntibakibasha kubona umwanya wo gushakashaka Imana, ngo bari busy. 2025 umwanya muzawubona. Imana igiye kubashakira umwanya wo gusenga, umwanya muzawubona, kuko ibintu byinshi bibahugije bizavaho. Niba ufite akazi ukaba uzi ko wagahawe no gusenga, ariko ukaba uzi ko wavuye mu muhamagaro, uyu munsi umenye ngo ako kazi ntabwo gashinganye. Icyavuye mu gusenga kirindishwa gusenga, kandi umupira burya urengurirwaho warengeye. Rero Imana yarambwiye ngo kuko abantu bayiteye umugongo, 2025 ni umwaka izaza kwikorera y'ubwayo. Mu mezi ya mbere muzabona impfu zigiye zitunguranye kandi zikomeye. Ikindi muzabona ubugome bwa benshi. Ikindi nanone hari abantu basigaye batwikiriye bari mu murimo w'Imana, mutari mwabona ubwambure bwabo. Hari abantu mutari mwabona ubwambure bwabo, ariko uriya mwaka muzabona abantu bambaye ubusa, ubwambure bwabo mubone baratwikuruye, mubone neza neza ubwambure bwabo byari bibahishe, byari bibatwikiriye. Umuntu wese wagize uruhare mu gutuma izina ry'Imana ritukwa, umuntu wese wagize uruhare mu gutuma umurimo w'Imana wangirika, ndakubwiza ukuri ntabwo uwo nguwo azarokoka. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiye kubagaragaza, igiye kubashyira ku karubanda. Hari benshi bitwikiriye izina ry'Imana, ariko abantu bagiye kujya ku karubanda. Ikindi 2025 ni umwaka, ibingibi ndabivuga muri rusange cyane cyane ku isi yose, ni umwaka abakomeye n'abanyabwenge, kuko mfite ibintu byinshi, wenda tuzakora ikindi kiganiro mbere yuko turangiza umwaka. Wenda ahangaha ndanyuramo muri make, mu ncamake, kuko Imana yambwiye ibintu byinshi cyane kandi bizaba muzabirebesha amaso yanyu, ndetse ubona ko binakomeye kandi biteye ubwoba. Igihe kigiye kugera abantu bihakana izina ry'Imana. Igihe kigiye kugera abantu bihakana izina ry'Imana kubera ubuzima bubi. Mu nguni enye zose z'isi agiye gutera ibyorezo n'intambara bitume abantu bajya mu buzima bubi. Ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'abahanga, ubwenge bw'abanyabwenge bugiye guteshwa agaciro. Hari abantu bihaye gukosora Imana,
ndetse hari n'abantu bihaye gushyiraho uko abantu bakwiriye kubaho kandi Imana ariyo yaremye abantu bayo. Bagakwiriye kuba babaho, abantu bashyiraho uko abandi uko byagakwiriye kuba bigenda, ariko kuba abantu barashyizeho uko abantu bagakwiriye kuba babaho akenshi birajyana no kugira ngo bahinyuze izina ry'Imana ndetse abantu bimura Imana mu mitima yabo. Iyo urebye isi ahantu irimo iragana, abanyabwenge barimo barashyiraho ibintu byo gukosora Imana ndetse no gutuma izina ry'Imana ritukwa. Urimo urareba iki kintu cy'umwuka w'ubutinganyi, ni ikintu gifashe intera nini cyane kandi isi irakiyobotse, kandi urareba ugasanga no mu banyamadini kirimo kigezemo. Ni ikintu kirakaje Imana cyane, kandi 2025 bizarushaho kugwira, bizarushaho kuba binini, ndetse abantu barushaho kubishyira ku mugaragaro, ndetse muzatangira kubona iby'amaso yanyu atari yarabonye. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bibabaje Imana, kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntizabura kugirira neza abantu bayo. Ibyo ngibyo bizaba bikomeze bibe, ariko nyuma na nyuma ntabwo abantu b'Imana bazapfira muri ubu bwigunge. Ntabwo abantu b'Imana, abasenze Imana by'ukuri, bamwe biyemeje kunamba ku Mana, bamwe biyemeje kugumana n'Uwiteka Imana. Imana yarambwiye ngo nubwo ibyago bizaza, nubwo inzara izaza, ibintu bizahenda kurushaho, ibiciro ku masoko bizamuke, ibintu bikomere. Ariko umuntu wanambye ku Uwiteka Imana, uwo nguwo Imana izamurengera, uwo nguwo Imana izahagararana nawe. Nta kindi rero, ibi byose kugira ngo bizave ku buzima bwawe, uzabashe gucika iyi nkota y'Uwiteka, nta kindi usabwa. Biragusaba gusubira ku rufatiro. Yesu aracyari ku musaraba, Yesu yavuye ku musaraba, yarabambuwe, ni muzima, arahari, ariko uyu munsi amaraso yiwe aracyabasha koza ibyaha, aracyabasha koza ibyaha. Ntabwo ibi ngibi Imana ibivuze, hari abari buze kuza kukubwira ngo hoya widutera ubwoba wana. Ntabwo nazanywe no kubatera ubwoba, nta nubwo nazanywe no guca igikuba mu mitima yanyu. Nazanywe no kubabwira ngo nimushakashake iby'Umwami ashima, nimushakashake mu maso h'Imana, ushakashake iby'Umwami ashima, ukora iby'Imana ishaka. Umuntu ukora iby'Imana ishaka, ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo mu mahanga yose umuntu wubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. 2025 umuntu wese wavangavanze iby'Imana ntacyo nkwijeje. 2025 hazabamo umuntu wagiriwe imbabazi n'Imana. Imana nikugirira imbabazi, uriya mwaka uzawubamo. Ni umwaka ukomeye, ni umwaka ushaririye, ni umwaka uzavana bamwe ku kazi, ni umwaka uzafungisha abantu benshi. Abo mwari muzi ukareba ukavuga ati se n'uyu nguyu byamubaho, ariko ni umwaka uzaza ugashungura, urakomeye kurusha uko mwebwe mugize gute mu bitekereza. Hazaduka ikindi cyorezo, hazaduka ikindi cyorezo kandi nacyo gikomeye. Mbega ni byinshi, reka wenda ndekera ahangaha. Tuzategura ikindi kiganiro kuri ibyo by'ibyorezo n'ibiki n'ibindi byinshi Imana yagiye impishurira. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru muri makeya, hamwe ngo umwaka wa 2025 abantu basenga ni muwusengere, abantu mufite imiryango muyisengere, ariko cyane cyane musenge muririra ubugingo bwanyu, kuko ibizaza byose ni bizaba bigamije kwambura abantu ubugingo. Ibizaza byose ni bizaba bigamije gukura abantu mu byizerwa. Ibizaza byose ni ibizaza bishaka yuko umukristo nyawe ahangaha niho akwiriye kugaragarira, kandi niho akwiriye guhagararira. Rero mushakashaka iby'Umwami ashima,
mugerageze mushakashake mu maso y'Imana. Imana irangije irambwira ngo abantu nibemera bakagaruka bazabona mu maso y'Imana, kuko icyo Imana irimo irakora irimo ireza umugeni wayo. Iki ni igihe Imana irimo yeza umugeni wayo, iki ni igihe Imana irimo iratunganya umugeni kugira ngo atungane rwose. Rero nimutungane kandi mugorore inzira z'Uwiteka kandi mukora ibyo Imana ishaka, mugende uko Imana ishaka. Nimugende uko Imana ishaka nta kabuza Imana izabagirira neza. Nutunganya inzira z'Uwiteka nta kabuza Imana izakugirira neza. Ni ukuri icyo Imana ibashakaho nta kindi, ni uko mugaruka mu nzira kuko mwayobye inzira. Abantu mwataye umuhamagaro, abahanuzi murahanura ariko mwataye umuhamagaro, bashumba mwataye umuhamagaro. Yemwe umuntu wese uzi ko yahamagawe atakiri uko yahoze niyongera agaruke ku rufatiro. Ntabwo nigeze mbona umwanya wenda wo kubivugaho, ariko buriya icyo gihe Imana yabimbwiye ubuhanuzi Imana ibumpa, yagiye ibumpa mu bihe bitandukanye. Imana imbwira ngo igiye kugenda igarura abantu bayo kandi bagarure mu murongo, kandi uw'ubugingo byanze bikunze azawubona. Niyo minsi Gitwaza yahagaze mu rusengero avuga kuri biriya aherutse gutangaza na biriya aherutse kuvuga by'abarasta n'ibyo kwambara impenure n'utwenda dufasha abadamu. by'abarasta n'ibyo kwambara impenure n'ibiki byose. Biriya bintu byisha abantu mu nsengero, niho abantu benshi bagwiriye, kandi biriya bintu bibabaje Imana cyane. Biriya bintu bibabaje Imana. Uyu munsi rero wenda kuba abitangaje ageze mu myaka y'izabukuru, igihe icyo ari cyo cyose umuntu aragaruka, amenya yuko yataye umurongo akongera akagaruka. Uyu munsi umurongo arimo ni wo wanyawo. Ubundi biriya nibyo yagakwiriye kuba yarakoze mbere. Ubundi niryo torero ry'Imana. Ubundi ntibikwiriye ko umuntu ahagarara ku ruhimbi rw'Imana rwera, akahagara yambaye poketi, akahagarara yambaye amaherena ari umuntu w'umugabo. Sibyo? Iyo niyo si turimo. Ugasanga umuntu arabyemera ko ari umutinganyi, ariko kubera yuko umuntu ashaka kurya hita, ashaka kugira gute, akamutumira mu rusengero. Ugasanga umuntu w'umutinganyi asigaye agera ku rwego rwo guhagarara ku ruhimbi rwera rw'Imana, kandi mu by'ukuri ntiyahindutse. Nawe urabizi ko ari agatwiko, ni ukugira ngo ugumye ukuze izina ryawe ry'ubusitani. Ntabwo yahindutse, kuko nawe urabizi ko adasengera iwawe. Niyo aje gusenga Satani aba arimo amwifashisha mu biraka. Abari gutera ibiraka bya Satani, aba ari ibiraka, hariya aba ari ibiraka, aba arimo agenda asohoza umugambi mubi wo kurimbura ubwoko bw'Imana. Uzi umuntu nk'uriya yaje mu rusengero, niba ari umukobwa yambaye ubusa, yambaye akenda umukondo wose uri hanze, agahagarara ku ruhimbi, abari mu itorero bose bahita babiyoboka. Kubera iki? Satani ni umugambi wiwe wo kurimbura ubwoko bw'Imana. ni ukuvuga ngo abaje kwamamaza umugambi wa Satani mu bana b'Imana. Ni ukwamamaza umugambi wa Satani mu bana b'Imana. Rero ibyo ngibyo ni by'Imana yarambiwe, by'abantu baha icyuho, abantu bakamamaza ubutumwa buyobya ubwoko bw'Imana, nyamara ntabwo ariko kuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu nagira intege nkeya ajya azigira ku giti cyiwe, ariko umuntu nagira intege nkeya ntakavuge ngo ayobye ubwoko bw'Imana. Ntabwo bikwiriye, sibyo? Ntabwo bikwiriye. Abantu nibashakashaka iby'Umwami ashima, kandi abantu bakorera Imana bayitinya, bayikorere bayubaha. Imana ni inyacyubahiro, ni Imana ibeshaho, ni Imana ivuga bikaba, kandi ni Imana itegeka bigakomera. Igihe cyose abantu bafashe icyubahiro cy'Imana bakagikandagira, bakakiribata, muzakomeza kubona ibyago n'amakuba, sibyo?
igihe cyose icyubahiro cy'Imana abantu bagikandagiye, abantu batagihesha Imana icyubahiro, abantu batagihesha izina ry'Uwiteka icyubahiro, ngo abantu nibabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, babwiriza abantu bihane bave mu byaha. Sibyo? Abantu barimo barabwirizwa ko bagiye kubona imodoka, ko bagiye gukira. Ubu ngubu ndabizi neza bari bakeneye ko mbabwira ngo umwaka Uwiteka agiye kugiriramo imbabazi abantu, ngo umwaka Uwiteka agiye kweza, ngo umwaka ejo bundi hari umuvugabutumwa uherutse kubwiriza, numva ndababaye, arimo abwiriza aravuga ngo abahanuzi bahanura ngo ibintu bibi ku buzima bw'abantu ngo baba babuze ibindi bavuga, kandi yitwa ngo ni umuvugabutumwa. Sibyo? Ngo abantu bahanura ibintu bibi ku buzima bw'abantu baba babuze ibindi bavuga. Sibyo? Imana se kari yitanga ibyo kuvuga, iyo iguhaye kuvuga uravuga. Iyo iguhaye kuvuga uravuga, iyo uyoborwa n'Imana uvuga uko Imana yagutegetse. Iyo uyoborwa n'Imana uvuga ibyo Imana ishaka. Rero uyu munsi basigaye barashyizeho standard zo kuvuga ngo umuntu ahanure ibyo akwiriye guhanura. Sibyo? Uzi ko abantu basigaye baranashyize, ndabona bageze ku rwego rwo kuvuga ngo umuntu azajya ajya guhanura ibyo bamwandikiye ku gapapuro. Abantu barashaka kwigira Imana mu kanwa k'abandi. Ibyo ngibyo ntabwo bizakunda. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iraje kandi iriyiziye, ije gutunganya umurimo wayo kandi ije gutunganya itorero ryayo. Rero 2025 ni umwaka mukwiriye gusenga, kandi mugasenga mutisengesheje. Nongere mbisubiremo ngo mwabuze umwanya, ni ukuri kwera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igiye kubashakira umwanya. Umva yemwe mwaheze mu biro mukabura umwanya, Imana igiye kugushakira umwanya. Kandi ni ukuri uzitekereza. Hari abamama bataye Imana, bataye umuhamagaro ngo babuze umwanya. Namwe Imana igiye kubashakira umwanya. Abashumba ngo ntabwo bakiyiriza inda zageze iriya, ntukibasha gutandukanya meya n'umushumba. Kukanura. Ntabwo ukibasha kubatandukanya, ahubwo usanga umushumba arusha meya inda, ugasanga ni nini. Ntibakibasha kwiyiriza. Ariko uzi umuntu wakuze akurira mu buvumo asenga, akabona ayo mavuta kuko yiyirije, uyu munsi wa none akaba atangiye kuvuga ngo kwiyiriza ngo nimubiveho, ngo ni iby'ubuyobe. Uyu munsi ntabasha kwiyiriza, arabwiriza ahumekera mu kwaha, aravuga umuntu kumva yumye kera, yakakaye kera. Karabaye. Kubera iki? Nta mavuta, umuntu ntakibasha gusenga, ntakibasha yasenga ate? Sibyo? Rero Imana y'amahoro ibyo ngibyo yabirambiwe, Imana y'amahoro ibyo ngibyo yabihaze. Sibyo? Ab'Imana yahaye, yagiriye neza ikabatabara, abo ngabo nibo uyu munsi bayirengagije, nibo bayiteye umugongo, nibo bayibagiwe, nibo bayiretse, nibo baretse Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire, nimushakashake iby'umwami ashima. Ubwo Yesu atinze, urupfu rwo ntirutinze. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ahari wenda mvuze ibintu bikomeye, babandi ntago nza kubakira. Yego nyine bagomba guhanura uko bategetswe. Ntago abantu bose bahamagawe kimwe. Nawe niko wahamagawe, si wowe wigize gutyo. Ubwo niko Imana yabishatse. Rero ndumva twasoreza aha ngaha, noneho tukazakora ikindi kiganiro mbere y'uko umwaka urangira, kuko ni byinshi, mfite ibindi bikomeye Imana yambwiye, kandi nzi neza ko tugomba kubitambutsa abantu bakabyumva. Umuntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abarusobanurirwa n'abandi, ibi ngibi biramureba. Ndumva ni ibyo ngibyo. Pastor, urakoze cyane. Reka tugushimire kubw'umwanya wawe uduhaye.
ahubwo ku muntu wifuza kukuvugisha mbere yuko dusenga wamuha nimero ubundi tugasoza dusenga mbere yuko tuzakora n'ikindi kiganiro kivuga ubundi buhanuzi n'ubundi bw'umwaka wa 2025. Yego, reka dusoza dusenga. Ku muntu wifuza kumvugisha n'ubundi nimero ni ibisanzwe, ni 0785977806. Iyo niyo nimero, baraza kuyipininga hasi urayibona, cyangwa se ujye no kuri YouTube wandikemo Prophet Emma, sure iyo channel nabwo urabonaho ibindi byinshi Imana igenda ivuga cyangwa igenda ikora. Rero reka dusenge. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Kristo umwami Imana, iyo uvuze biraba, ndetse iyo utegetse birakomera. Hejuru yawe nta yindi Mana iriyo, nta wakwiringiye, nta n'uzaguheruka. Data, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Ndasenze nsengera aba bantu bamaze kumva iri jambo ryawe. Nanjye mpanuye uko nategetswe, nkundiranye guhora ku ngoma, ugenda ufata imitima y'abantu bahindukire kumva ijambo ryawe, kandi bahindukire kugukorera, bahindukire kugushakashakana umwete, kuko uraza vuba kandi uzanye ingororano kugira ngo ugororere buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Mana, sanga baguye abo ngabo bagarutse, ubagarure mu murongo. Mana, usanga basubiye inyuma abo ngabo bahagakiza, wiyerekane kandi wigaragaze, ubamba amahema kuko uri Imana ishobora byose. Ngaho nyuza kugira neza kwawe imbere y'amaso yacu, usure itorero ryawe, wongere urihembuze ubuntu bwawe, usuke ububyutse mu mitima y'abantu benshi mu izina rya Yesu Kristo. Mwarakoze kugiye kugumya kubana natwe no kubana n'abantu bawe. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Mani baho umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom.